Rugaju muri reyo mu minsi ngahe kandi bagomba kuzana umutoza ese bya Robertinho byararangiye arakoze Robertinho yabaye DTN ntabwo yabaye SG yabaye DTN kandi rwose kari katuje yabaye directeur technique ntabwo yabaye SG ubwo nakunganiraga ngaragaza nyine uburyo kubera iki nyine abafana ba Rayon Sport batarabona itangazo ribabwira ko wenda batandukanye n'umutoza kubera ko impamvu Lotfi ntabwo ari gukoresha imyitozo abafana barajya mu nzove bagasanga ntabwo ari gukoresha imyitozo imyitozo irikoreshwa na Azuz Lotfi wenyine kubera ko na Feruzi nawe sinzi byagiye mu Burundi bakavuga bati niba atari gukoresha imyitozo bakubitira ryo kumva mu itangazamakuru ngo izo nama ziba zo kumusezerera harabura iki kugira ngo tubone umutoza yagiye batubwire umutoza mushya uza ninde ese baragumana Haruna Aitoze cyangwa bazaza nundi nuvuga ngo bari kureba uburyo bwo gutandukana nawe bitazabateza ikibazo hari ngiye kujya kumushyira imbere tugasoza tuvuga yuko rero umwe mu bagabo bakomeye muri Rayon Sport yitwa Muvunyi ufite n'amafaranga rwose Perezida wa Rayon yavuze ati tureke kugora Muvunyi muri iyi dosiye kuko amaze iminsi kuko Muvunyi azatwishyurira amafaranga 10,000 twarezwe n'uwitwa Abdoulaye Jaro Muvunyi yemeye kuyisimamira $10 abantu batagira miliyoni hafi 15 bisize mu manyarwanda 500 aranavuga ati kandi Muvunyi muri abakinnyi twagiye tuzana muri teste yagiye atanga amafaranga y'amatike yabo Nasumane ragakinye match amaze kwishyura yari yanze gukina batamuye Kirtoma yose yari yanatanze amafaranga muri Kirtoma kuri Asumane aravuga ati kugira ngo nawe tudakomeza kumushyiraho ibintu byinshi keretse bimuturutsemo we ku giti cye akavuga ati nanjye ndashyiramo 2 cyangwa 3 ariko yavuze ati dukore itsinda ry'abandi bagabo duterateranye duhereze uyu mugabo amafaranga $25,000 yigendere hanyuma birangiye yo migende ikataze mu ikipe ya Rayon Sport umuntu mbwiye ngo 25,000 zabura zite kandi Rayon Sport yatanze $14,000 mu kugurira amatike abafana bayo bareba amavubi nazo gwanugwa waza gukomereza gutekinga over ko championnat irahita igaruka ntaho n'ugwanuga ikivuga nuko ikipe bazaba bayerekeye uyu Feruzi Haruna uyu mutoza w'umurundi w'umutego bakavuga bati tuzaba tumerekeye ikipe tumuhe imikino nk'itanu turebe niba ari cyahinduye kubyo Lotfi yatozaga cyangwa se niba ari cyahinduye kubona umusaruro nitubona byanze tuzazana umutoza none wa nyawe asinya amasezerano ya nyayo ariko kugeza ubu ikipe izabisigaranywe na Feruzi Haruna twinjirane na captain Jihadi Bizimana match turabizi ko match iri important ko izi qualification za Coupe du Monde turimo urebye biracyashoboka birabarika ko bishoboka ariko kugira ngo bishoboke nuko dutsinda match ejo so icyo navuga bakinyi turi tayari tumaze iminsi twitoza turabizi neza yuko ari match ikomeye bene tumaze guhura inshuro nyinshi ni match itazaba yoroshye ariko nziza yuko turi kwitegura neza turi tayari gutanga ibishoboka byose kugira ngo dushimishe abanyarwanda ku munsi w'ejo cy'amakarita ndabizi ko hari abakinnyi bafite amakarita ariko mu by'ukuri wageze mu kibuga I don't think umuntu aba ari gutekereza ngo ndakina neza cyetse wibonye muri match during the game aho ngaho birumvikana ushobora wenda kuba smart kugira utaza kubona rouge muvemo ariko yari yellow card ufite ntabwo twakina match zose abakinnyi bose ntabwo umuntu yakina match zose uragenda ugatanga ibyo ugomba gutanga waba suspended next game akasazamo n'abandi bakabona iyo chance so nta kintu kikiza bizafecta ku bakinnyi bacu tagapapuro nahita nkaguhereza ka 11 w'amavubi mwizamu ni Ntwari Fiacre ntashidikanywa kabiri ni Kavita gatatu ni Claude niyo mugabo umutima wa defense ni Manzi Thierry na Ange Mutsinzi gatandatu ni Mugisha Bonere bakunda kwita Casemiro umunani ni Bizimana Jihad kapiteni 10 nuwo bita Muhire Kevin aka Runi uruhande rumwe bamwita George Yakwizera urundi ruhande ni Mugisha Gilbert Barafinda hanyuma hakataka umukinnyi witwa Innocent Shooting wayijuriranye subiramo nitonze ko ndimo ndasova iminota Fiacre mwizamu kabiri Kavita gatatu Claude umutima wa defense Manzi na Ange gatandatu Mugisha Bonere umunani kapiteni Jihad 10 Muhire Keve uruhande rumwe Kwizera Georgia urundi ruhande Mugisha Gilbert Barafinda hakataka Nshuti Innocent mu magambo magufi ndatinze ntanari iminota kubera iki imyanya imwe n'imwe abakinnyi runaka kuko arabo nta kwirirwa mbaza
kubera iki Claude kandi Mangwende yaraje umutoza Adel Amurusha yanyibwiriye atya Mangwende nibyo yakinnye iminota 84 muri club akina muri derby yo muri Chypre nibyo rwose you are right Rugaju ariko yadukiriye match nziza kuri Zimbabwe Claude turanatsinda mukuyemo naba murenganyije kuko nta kosa yakoze muri match iheruka ibyo namusabye yarabimpaye ndamubwira nti ese ko Mangwende abantu bavuga ko bari hejuru kumurusha kandi benefita n'imbaraga abasore bayo n'abantu barebare Samira raje bijyamo physically baraturusha kandi Mangwende physically ubona yuko akomeye kurusha Claude arambwira ati nunajya no gutoza nk'umutoza mukuru muzimu umukinnyi amahirwe yo gukina match yaraguhaye indi nziza ati ibyo ngibyo bimwereka yuko ari less valued ntabwo nagikora yambwira ati Claude hariya yambwira ati icyo kora icyo uvuga ndamutse mbonye igitego nkayigitanga nahita nkora uburyo bushoboka nanone bwo kubakinisha kuri couloir bombi abanyarwanda bagiye kurakara ngo yafunga yego yafunga kuko beni rakomeye iyo ni ingingo yanjye cyane cyijuru ariko jewe kubanzamo Claude hari Mangwende kandi ari byo nshoje nyine icyo nyine reka ntange igitekerezo icyo nshaka kukivugaho uko mbibona nyine nkuko mbazi Mangwende hari umuvandimwe we wa hafi pe yaramwe ngo Mangwende imvune yagize n'impamvu yatinze muri rehabilitation imvune yakize imbere pe ariko kubera hakina baravuga ati none wowe tuzo banza ukire neza nuvuga ngo Mangwende yarakize fitness irahari ibintu byose birahari nta kimwe gihari ariko na coach ntashidikanya kuri fitness icyo kuvuga ngo rero ngo kubera ko uyu mukinnyi yamaye match nziza reka nongera mugaruremo wenda hari uwonekereza ko yatanga byiza kumurusha nge nashyira buretse mwerekeze uri kuvuga nk'umuntu utari muri management ikibazo cyawe nuko udashaka ko nge ntanga itegeko kandi biraturira iminota kandi nibyo amasegonda 30 defend nge uko mbyumva numva wagashyizemo umukinnyi utanga byiza kurusha undi ntagendeye ngo yampaye ibi ubyari byiza niba ubona Mangwende yaguha byiza kurusha Claude y'ibyo yaguhaye Claude yatanze nibiye kandi baratsinze ibi yatanze nibiye kandi baratsinze kandi ngo hari watanga byiza kumurusha ubibwiwe n'iki nose ibyo Claude yatanze na projet byararangiye nta barenzaho naho Mangwende we ntihagira match birashoboka yabayita Amavubi oya logique ya Adel tureke no kuvanga abanyarwanda irumvikana iyo ni principe ya coaching iyo umukinnyi yaguhaye umusaruro umuhasha birasanzwe nibura uzabirebe iyo umukinnyi yatsinze igitego bamuha match niyo mpamvu Kitoga yitwaye neza muri Tanzania ariko umwaye impamvu ntago wankuramo gutyo gusa ngo nkuyemo ntago habura impamvu nkubwira nti uyu arama byiza kurusha anyway twese ni igihugu cyacu kandi buri muntu yemereye igitekerezo let us agree to disagree as brothers tuvuye aho rero kuri iyo line up reka mbibutse ko tariki ya 15 ukwezi kwa 10 2024 mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afrika u Rwanda rwari rwakiriye Benin umukino urangira ibitego biri ku gitego kimwe by'Amavubi haba mu mpinduka zabaye inshingiye kuri line up Rugaju yamaze no gukonfaminga ubwo abasohotse ni Ombolenga ni Mangwende ni Jana Clement ni Golet Kavita yavuze ko Kavita ngo ntabwo yataka ariko ngo amukundira ko yamuha balance mu gihe abandi bagiye kwataka aravuga ati nuko ngo hari ukuntu ari cyo bita rest defense mu mupira icyo igihe abandi bagiye kwataka abandi basigara inyuma barinze avuga ko azajya asiga batatu Ange Manzi na Kavita ko Kavita buri yakina mu defense atari icyo mukundira akora ibintu biri simple bari yayibonye arayikubita akayijyana icyo bamutumye ari cyakora kuzamuka n'umubwi yumva consigne z'umutoza ibyo kudefana nako kwataka n'umubwi bango yazamuka kurindira izamu